uyu mugore ukekwaho kwica umwana w'umuturanyi, umwana muto rwose imyaka 3 n'amezi 8, yagejejwe ku ngoro y'ubutabera hariya i Nyamata ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata kugira ngo aburane ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Gusa ikintu cyababaje abantu benshi cyane no buryo cy'uyu mugore mu by'ukuri acyururuka imodoka, yaje rwose ari guseka, ubona ari kugenda abyina nyina ceza, ubona yishimye nkaho rwose nta kibazo na kimwe, cyane ko hari ngo amagambo yaje kuba avuga ko ngo mu muryango we cyangwa se afite musaza we ukora muri RIB hariya, avuga ko nta kibazo na kimwe afite ngo azamuvuganira. Ariko ndatekereza ko ubutabera bw'u Rwanda buzakora akazi kabwo, kuko nta muntu n'umwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uri hejuru y'amategeko. Amategeko agomba gukora akazi kayo. Reka twizere ko uyu mubyeyi Ariete wabuze umwana we mu buryo bw'amaherere azabona ubutabera. Mu by'ukuri ni ibintu byababaje abantu benshi cyane uburyo cy'uyu mugore yagaragaye rwose agenda nta kibazo na kimwe afite. Biravuga ko uyu mugore ubusanzwe akora akazi k'ubucuruzi, aho acuruza ibyuma bitandukanye harimo amateleviziyo mu mujyi wa Nyamata hariya i Bugesera. Umugisha w'Imana kuri mwese abadukunda ndetse mugakurikirana inkuru zacu mu buryo bugiye butandukanye, haba abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu by'amahanga. Mwese reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kandi mvuge ngo Imana ikomeze ibarinde umubi Satani, ahubwo ukuboko kwiza kw'Imana ukomeze kubashyigikire, kandi Imana ibasesekazeho imigisha yayo. Kandi reka ngusabe wowe udukurikiranye ari ubwa mbere cyangwa se udukurikiranye utarakora subscribe, bikore kugira ngo inkuru n'ibiganiro byacu bijye bikugereraho igihe ibintu byose bimeze neza. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe, turi ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Hanyuma abarwaye mwihangane, ababuze ababo mukomere cyane, abashomeri, abafite ibindi bibazo bigiye bitandukanye, mwe guheranwa n'agahinda, kuko siko bizahora ku bategereza Uwiteka. Ibyanze uyu munsi komeza ugerageze, birashoboka ko ejo bizakunda, kandi wirinde abaguca intege n'abakubwira ko bitazashoboka. Ku Mana byose birashoboka, kandi humura, burya Imana iragukunda. Ngira ngo mu minsi itambutse mike cyane itari myinshi, nibwo nabagejejeho inkuru y'umugore mu by'ukuri hariya i Bugesera waje kugira gutya akica umwana urupfu rw'agashinyaguro. Umwana yishe n'uw'umubyeyi witwa Ariete. Aba bombi bari ababyeyi cyangwa se abagore bari baturanye, ariko basanzwe bagenderana, abana babo bagenderana, bagasurana, bagakinana agapira. Ariko byaje kurangira umugore umwe rwose agize gutya yivugana umwana wa mugenzi we. Muti byagenze gute? Kuki iyi nkuru twongeye kuyigarukaho? Uyu mugore bikekwa ko yaba yaragize uruhare mu rupfu rw'umwana wa Ariete. Biravugwa ko mu by'ukuri hari amagambo yagiye yigamba nyuma y'uko amaze gukekwaho icyo cyaha, avuga ati ngewe rwose mfite musaza wanjye ni mu RIB, akora muri RIB, nta muntu n'umwe ngewe rwose uzagira icyo antwara. Ni amagambo nyine y'ubwishongozi uyu mugore yagiye agenda avuga, ariko ibyo nta hantu bihuriye n'ubutabera bw'u Rwanda. Ndizera ko ubutabera buzakora akazi kabwo. Aya magambo rero yagiye ababaza abantu, ndetse by'umwihariko na Ariete mama w'umwana wabashije kwicwa, aho uyu mugore nyine yagendaga yigamba avuga ko musaza we yakomeye, akora muri RIB, ari umuntu udasanzwe azamuvuganira. Ni amagambo uyu mugore ngo yagiye agenda yigamba, ariko ibyo ngibyo nta hantu na hamwe bihuriye n'amategeko y'u Rwanda, kuko ntabwo nubwo yaba afite abakomeye bameze gute, ntabwo bari hejuru y'amategeko. Wenda ntavuze byinshi ku itariki 4 z'ukwezi kwa 9 nibwo uyu mugore ukurikiranweho icyo cyaha yari yagiye ku rukiko, ku ngoro y'ubutabera, urukiko rw'ibanze rwa Nyamata hariya i Bugesera, kuburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Nibwo rero uyu mugore yabashije kugera imbere y'ubutabera kuri izi tariki 4 z'ukwezi kwa 9. Gusa icyo nashakaga kugarukaho nicyo
kivuga uburyo kiyishongo yavuga ko afite umwe mu bayobozi bakomeye baziranye kandi akaba ngo ari na musaza we bavukana. Ikindi ni uburyo ki uyu mugore yageze ku ngoro y'ubutabera ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata, uburyo yahageze yishongo, ubona rwose aseka, nta kibazo na kimwe afite, akanyuzamo akagenda ari no kubyina rwose aceza gake gakeya, agaragaza nyine ko nta kintu bimubwiye, bigaragaza ko mu by'ukuri uyu mugore afite kwishongora gukomeye, afite kwishongora kudasanzwe, nk'aho afite ibyo yizeye, ariko ubutabera buzakora akazi kabwo kuko nyine ntabwo icyaha kiramuhama gikurikiranweho, ariko uko biri kose ndizera ko Ariete azahabwa ubutabera bijyanye n'umwana we yaje kuba yabura. Ubundi ubusanzwe amakuru aturuka hariya i Bugesera avuga ko aba bagore bombi ari uyu nguyu ukekwaho kwica umwana wa Ariete ndetse na Ariete nyirizina, bombi ntago bafite abagabo babana nabo. Ariete we biravuga ko yari yarashatse umugabo, hanyuma igihe kiza kugera bamaranye nk'imyaka 8 baza kuba batandukana, umugore asubira iwabo, hanyuma uyu nguyu bikekwaho ko yishe umwana wa Ariete nawe akaba nta mugabo afite, gusa bari baturanye ndetse bakagenderana, birumvikana abana babo bagakinana agapira. Ikindi kintu gikomeye ni uburyo ki uyu mugore yishemo uwo mwana, kuko biravuga ko yamuteye ibyuma mu mbavu ndetse no mu mutwe. Hanyuma kandi ikindi kintu kidasanzwe uyu mugore yakoze agiye kwica uyu mwana, ni ukuntu yabwiye abana be yibyariye, akababwira ngo mumanike amaboko, hanyuma ibintu ngiye kubabwira cyangwa se ibintu mugiye kubona uzarengaho akabivuga nzamwica nk'uko ngiye kwica uyu mwana. Ayo ni amagambo mu by'ukuri uyu mugore yatangaje mbere y'uko yica umwana w'umuturanyi we cyangwa se umwana wa mugenzi we. Doko yabanje gufata abana be ababikamo ubwoba, arababwira ati ibintu ngiye gukora uzabivuga nzamwica nk'uko ngiye kwica uyu nguyu. Yafashe umwana mu by'ukuri amuteragura ibyuma, amukata ubugabo, nyine yamwishe urupfu rw'agashinyaguro. Ngira ngo ni igikorwa cy'ubunyamaswa, kuko umuntu w'umubyeyi wabyaye akaba azi uko igise kiryana, akaba azi ukuntu umwana aryoha, kuba ufite umwana ari ibintu byiza cyane. Umuntu uzi ukuntu umubyeyi aheshwa agaciro no kuba nyine yarabyaye afite umwana, aba ari ishema. Mu by'ukuri ntago yari akwiriye gukora igikorwa cy'ubunyamaswa nk'icyo ngicyo. Ikintu cyababaje abantu rero bari bari ku rukiko hariya i Nyamata ni uburyo ki yururutse mu modoka ya RIB nyine ishinzwe gutwara abantu bagiye kuburana, uburyo yasohotse mu modoka yari yishongoye, ubona agenda rwose yishimye, ubona ari nkaho nta kibazo n'iki na kimwe afite, ariko mu by'ukuri birababaje cyane ndetse biteye agahinda. Uyu mugore rero bikekwa ko yishe umwana, biravuga ko mu busanzwe akazi akora ari umucuruzi hariya mu mujyi wa Nyamata, aho acuruza amateleviziyo ndetse n'ibyuma bitandukanye nyine bijyanye na elegitoronike, birumvikana ari byo acuruza ibintu by'amateleviziyo, niko kazi asanzwe akora. Birumvikana ni umuntu nyine utari umukire udasabiriza, ariko mu by'ukuri igikorwa yakoze kiragayitse cyane, kiragayitse kuko abantu benshi nyine baratunguwe. Ngira ngo nk'uko nabigarutseho, nyine akimara kwica uyu mwana yamutaye muri tuwareti, hanyuma abana rero baza kubivugana, bari kuganira abana be, umwe abwira undi ati iyo tuwareti tugiye kujyamo mama ntiyatubujije, akatubwira ko nituyijyamo azatwica nk'uko yishe runaka. Mu kubivuga rero nibwo abaturage baje kubyumva, bamaze kubyumva rero babimenyesha ubuyobozi, bacukuye tuwareti kuko basanga uwo mwana niho yamutaye muri iyo tuwareti, kandi koko biravugwa ko umwana yari yaraye mu rugo rwe, hanyuma aza kumwica mu gihe cy'ijoro, akavura kari kugwa, nibwo bivugwa ko yaje kuba yakwica uwo mwana. Gusa yaje gutabwa muri yombi nyine birumvikana, ariko kandi Ariete nawe mama w'uwo mwana wabashije kwicwa nawe yaje kujyanwa gufungwa, ariko biravugwa ko kutari ugufungwa kunda, ahubwo kwari ukugira ngo nyine abashe gutuza, ataba yajya no kwihorera. Birumvikana
nawe bari bamufunze ariko si impamvu yindi. Ubwo rero aba ari impamvu yo kugira ngo iperereza ribashe kuba ryakorwa neza cyane. Reka twizere ko Ariete azahabwa ubutabera ndetse ibintu bikagenda neza. Yego ntabwo umwana we azongera kuzuka, ariko burya iyo umuntu ahawe ubutabera mu by'ukuri hari icyo bimufasha ku bijyanye n'ikibazo nyine cyangwa se n'urubanza yaba afite. Reka mbashimire cyane kandi nkomeze mbifurize kumera neza cyane. Ngayo nguko tuzakomeza dukurikirane rero tumenye ibyavuye mu rubanza rwe rwo kuburana ifunga n'ifungurwa by'agateganyo, aho amakuru uko azagenda atugeraho tuzagenda tuyabamenyesha. Ngayo nguko rero nguko uko bimeze mw'abantu mwe. Abantu bakomeje kugenda nyine bagaragaza imitima ya kinyamaswa, kandi mu by'ukuri bari bakwiriye kubana mu mahoro. Burya abantu baturanye basanzwe bagenderana bafitanye ubushuti, abana babo basurana, sinzi impamvu mu by'ukuri uyu mubyeyi yahisemo gufata uyu mwana akamukorera ubugome bumeze butyo. Ni ikintu kibabaje cyane, kandi ngira ngo ni inkuru abantu benshi cyane bakurikiranye, ndetse ababyeyi benshi batunguwe n'igikorwa mugenzi wabo w'umugore yakoze, igikorwa cy'ubunyamaswa mu by'ukuri kibabaje cyane. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Ntugere udakoze subscribe. Imana ibagirire neza.